gatoya dusimbuke nimba ari ikintu kiza kigora ni ukwinjira umuntu azagera mu kanisa akaba no gushobora kuririmba indirimbo 8 ariko utarumva neza uranezezwa tugiye gusimbuka umwami tuvuge ngo baho ufite ikimenyetso cy'amaraso uranzirura Yesu iyo ataza kumukunda najyaga kumwumva nandegera reka tuzamure icyo haleluya uzi umuntu ugukunda nta kiguzi na kimwe watanze ntacyo watanze nta kintu na kimwe aguca ariko akagukunda akemera kwitanga akitanga akavuga ngo nditanze. Haleluya 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 bakundwa reka mabwire ibi ntabwo ari sayansi. Niba hari isi iyi ngiyi turi hari ijuru. Niba hari isi n'ijuru birahari. Amen n'ijuru rirahari kandi ijuru ubwo rihari hari abazagomba kuribamo. Ntabwo rihari gusa ngo rigarukire aho ngaho. Oya, icyatumye Imana ishyiraho isi igashyiraho abantu nicyo cyatumye ishyiraho n'ijuru, kandi hari abazajya mu ijuru. N'ijuru hari abazaribamo. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Tuzajyayo. Muririmbyi yaravuze ngo tuzaguruka, tuzajya mu mwuka rimwe, tugurukire mu kanya gatoya. Iri juru tube twarigeze tuzarijyamo, kandi ijuru rizagirwamo n'abafite ikimenyetso. Abafite ikimenyetso cy'uwo mwana abo nibo bazajya mu ijuru. Amen. Haleluya. Reka twakire Imana mu mitima yacu. Imana tuyakire. Imana ibahe umugisha. Mwicare.